Ndabashuje mwese kandi nkomeje kubifuriza umugisha w'Imana aho muri hose, aho waba uherereye ku isi hose. Imana baho umugisha. Turagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe ari umuco. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tugomba gusenga kugira ngo Imana ibane natwe. Imana tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryiza kandi waryandikiye kugira ngo rihugure abantu bawe. Ijambo riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Rero dufashe mu ijambo ryawe, fasha umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro cy'ijambo ryawe, kimwubake mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turaganira ku magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko mu gice cya 4. Turahera ku murongo waho wa mbere, dusome tuganire ku nkuru Yesu yavuze, ku nkuru y'umubibyi. Umugani Yesu yaciye, ariko uraza kuduha inyigisho ntekereza ko tujijura igatuma tumenya neza icyo Yesu yashakaga kuvuga. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Yongera kubigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho ari, aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo. Abigishiriza byinshi mu migani, akibigisha arababwira ati, nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zirakora, zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Muri aya magambo Yesu yavuze, yaciye uyu mugani w'umubibyi, yashakaga kuvuga inyigisho ikomeye cyane. Nabonye muri iyi nyigisho dukwiye kwiga ibintu bikomeye. Iyi nyigisho itwereka ibyiciro by'abantu bane ahantu hose havugirwa ijambo ry'Imana baba bahari, kuko nk'uko tubibonye Yesu yigisha ngo hari haje abantu benshi cyane. Rero iyo usomye ubona ko hari ibyiciro 4 by'abantu. Impamvu turi buganire kuri iyi nyigisho ni ukugira ngo umuntu niyumva ari mu cyiciro kibi kitari cyiza akivemo ajye mu cyiciro cyiza. Rero icyiciro cya mbere Yesu yavuze ni abantu Imana ishyiramo ijambo ryayo, cyangwa se itumaho ijambo ryayo, ngo uwo mwanya Satani akaba yahageze. Iyo usomye hano Yesu yavuze ngo ni abantu ijambo ry'Imana ribibwa mu mitima yabo. Imitima yabo ikaba imeze nk'umuhanda, nk'inzira, ahantu hanyurwamo na Satani n'abadayimoni. Ngo ariko icyo baba bagamije ni ugukuramo imbuto y'ijambo ry'Imana kugira ngo ritabagirira umumaro, ritabakiza, cyangwa se ritanera imbuto zinezeza Imana. Aha rero iyo usomye ku murongo wa 16 wa kiriya gice cya 4 cya Mariko, haravuga ngo nizibibwe mu kukara, abo nibo bumva ijambo uwo mwanya bakaryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Iki ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri Yesu yavuze ngo nabe imbuto zabibwe ku kara, cyangwa se ahantu hatari ubutaka bwiza. Ngo izo mbuto zarameze, zimaze kumera, uwo mwanya ngo ziruma kuko zidafite aho zishoreye imizi. Aba ngaba ni icyiciro gikomeye cyane, kuko Yesu yavuze ko, cyangwa se yavuze ko iyo bakira ijambo ry'Imana baba banezerewe. Ubona banezerewe, bishimye. Bene abo ngabo barahari. Usanga hari abantu muri Bibiliya bakiriye ijambo ry'Imana umwanya mutoya, barishima, baranezerwa, ariko bahura n'ibigeragezo bakabivamo. Ariko si no muri Bibiliya gusa, no mu bantu ku isi hari umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikunda. Buriya abantu hafi ya bose ku isi bakunda ijambo ry'Imana, akarikunda, akaryishimira, akavuga ati iri jambo ryamfashije, uyu mwigisha afite amavuta,
ariko nyuma y'igihe gitoya ukazamushakaho imbuto z'ijambo yumvise, ngo bigahita ugasanga yaranamutse. Bibiliya iratubwira rero ngo nuko baba badafite imizi yinjiye mu mitima yabo, ngo hinjiyemo ijambo ry'Imana rishoreye imizi muri bo, hanyuma ngo bakomere. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu, Yesu yavuze ngo nizabibwe mu mahwa. Ijambo ry'Imana rirakura ngo rihita rinigwa n'ibintu byinshi. Yesu yaravuze ngo ni amaganya. Ngo iyo iryo jambo ry'Imana rizamutse, ngo rihura n'ibintu birijomba byitwa amaganya. Bishatse kuvuga ko umuntu wakira ijambo ry'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana rimwemerera kugira amaganya. Oya, cyokora rimwemerera kujya imbere y'Imana akabibwira ibyifuzo byose, kuko biravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Amaganya yawe ugomba kuyabwira Imana. Rero abangaba kino cyiciro, ngo kubera ko amaganya y'isi n'ibihendo by'isi ngo biragenda bikabaniga, iryo jambo ry'Imana ntiryere. Icyiciro cya kane ni abumvise ijambo ry'Imana ryera imbuto nyinshi. Biravuga ngo ni 30, 60, 100, bityo. Iki ni icyiciro cy'abana b'Imana. Mu yandi magambo, Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 20, yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abantu bera imbuto zikwiriye abihannye, ni abantu berera Imana imbuto. Bakwibaza ngo izi mbuto ni imbuto zifitiye akamaro nde? Zifitiye akamaro abantu babiri. Wa mbere ni Imana, kuko Imana niza kudusoroma hari izi mbuto. Kuko muri izi mbuto mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 22, imbuto ya mbere ni urukundo. Buriya iyo umuntu afite urukundo, urusoroma bwa mbere ni Imana, kuko ntabwo ushobora gukunda umuntu utabanje gukunda Imana. Urugero, Kayini kuko atakundaga Imana, ingaruka zabaye kuri Abeli. Bishatse kuvuga ko umuntu udakunda Imana nta nubwo yakunda mugenzi we. Rero imbuto ya mbere ni urukundo, habaho ibyishimo, kwihangana n'ibindi. Rero izi mbuto ni imbuto z'abana b'Imana. Rero Imana yibibye ijambo ry'Imana mu muntu, ibishaka ko yera imbuto, kandi imbuto nyinshi. Ndagira ngo dusoze ariko dusengera abantu. Ntitwifuza ko tugira abakristo mu mitima yabo harimo inzira z'abadayimoni, aho Satani agenda abibura ijambo ry'Imana. Kandi ntabwo twifuza abakristo badakomera, batagira imizi y'ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Kandi ntabwo twifuza abantu bafite amaganya kandi basenga Imana. Nta nubwo ukwiye kugira amaganya ariko usenga Imana, ukwiye kwizera Imana. Ariko dushaka abantu b'abakristo bera imbuto kandi bagahimbaza Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana yacu turagushimiye, umugisha ijambo ryawe mu mitima yacu, kandi umugisha umuntu wese ukomeje gukunda, kukubaha no kugusenga no kugukiranukira, umushoboze kugira ngo yere imbuto zikwiriye abana b'Imana. Yesu Kristo umwami wacu. Amen.